ubundi radiyo mariya ibyo ikora ibi nawe birimo niyo gezabutumwa kandi rigera kuri bose namwe ribageraho rero turishimye kandi twashimishijwe n'amajwi meza muri Imana kuriya ageze no kuri radiyo mariya yafasha abantu benshi hari paruwasi twagiyemo kuriya basimburana muri korali uwo munsi tujyayo haragezweho korali y'abana bagira ikibazo cyo kumva ukuntu abana bagiye kuririmba iyo misa ariko yabaye nziza cyane kandi kuri radiyo mariya ihitamo abantu barishimye nzi neza ubu ko n'abantu bumvise misa uyu munsi bazabaza ngo abo bantu bo muri Kampanga ni abahe niyo twariho tuvuga tuti ni impano mwagezabutumwa rya radiyo mariya mwari ndimo mfite mujye muduha arizo muragezayo oya ariko biri mu nzira hanyuma mukanasura radiyo mariya mukayigiraho mugakangurira n'abandi nk'umwana nk'uyu muto ukuze aririmba buriya ni ibyo radiyo mariya n'ibyo ngibyo ikora kwamamaza ibyo abantu bakora kugira ngo rero ibyamamaze niko nabo bigiramo uruhare rero kubwira rero aba bantu ngo muzabisura muzabikora ntabwo ari ibintu byoroshye turi kuva Kampanga ukaza ukagera kuri radiyo mariya kandi n'ibintu akomeye ibi ni ikiganiro byakunda buriya tubakiriye byadushimisha mukahasiga indirimbo mukaririmba misa muzi ko misa buri gihe ya saa sita n'iminota 15 karibu turabategereje indirimbo bakunze amajwi yose atarimo ubu baze yaje niba mwaririmba umukweri wanyu akajya muri base niba ariho yaririmbaga uriya nawe wabonye ko wagiye muri ano mukweri mukweri muri diyosezi Emmanuel ya Kabgayi mukweri murayizi Kabgayi turayizi cyane imaze imyaka myinshi cyane ni imfura mu matora ariko ubundi ni ubuheta kuko abanje yitwa Nyumba Nyumba iza kumara imyaka 3 irafayiringa nyuma rero Kabgayi ivukana imbaraga ngo twese dushibukaho rero nibyo tuyita imfura ariko amanje kuzamo ako kantu ubwo ni nkaho historical maniko niko akunda ubyara abana imfuriga c'est ça Imana ikayihamagara cyangwa ikagwingira umukurikira agakura kurusha ngaho rero natwe ariko mbere na mbere turabashimiye turabakiriye kandi mu by'ukuri ubutumwa mukora by'umwihariko mwakoze muri paruwasi yacu mufite uko bwabyukije abakristo hari imbaduko nshya hari mesaje nziza mwaduhaye natwe rero twifuza gukomeza gufatanya namwe mu buryo dushoboye ubwo aribwo bwose ariko koko kwamamaza ubutumwa tuza kuri radiyo cyangwa se wenda izo nkunga dushobora gutanga ifatika mu buryo bwose bushoboka turi kumwe namwe kugira ngo nyine ingoma y'Imana ibagere hose kuko kiliziya ari imwe twese tugakorera hamwe buri wese mu mpano afite ngo rero tugiye kuririmba ako karirimbo ibyo bibwira ko abaririmbyi nabo ubwo biteguye neza kugira ngo tujyemo neza so bimeze Kristo umwami w'abantu Kristo umwami w'abantu Kristo umwami w'abantu Kristo umwami ganzanya kuganza Natwa
Kuganza, ganza, zinze, uwe mwami kamanga yosuza, ororuna mimitaga Bizumami w'abantu watsinze icyago se kibi, utsinda icyaha n'urupfu, utugira abana b'Imana, wihitiyemo. Kristo mwami ganza nyakuganza, ganza waratsinze, wowe mwami tegeka amanga yosuza, ororuna n'imitaga yego urunambu ziraherezo urunambu buziraherezo, urungane w'amanga yose, amashaga we hora n'igitsina, singizwa. Singizwe n'abose, urumwami, urumwami, komerwa amashyi, urumwami, urumwami ubuziraherezo, urungane w'amahanga yose, amushaga we hora n'igitsina, singizwa. Utinirwe n'abose, urumwami, urumwami, uragize inama, urumwami,
yarebye. murakoze cyane. Natwe turabashimiye. Mm. Wenda gatoya umuryango wacu hano iwacu Weli Kantoresi nk'uko mwumvise ko paruwasi iri muri yubile y'imyaka 25, ariko wenda mwabonye umwanya wo kumva amateka ya paruwasi, ntabwo aribwo yari itangiye, nibwo navuga ngo niho yari hawe noneho ubuzima gatozi ivuye mu kuba kwazi paruwasi. Rero Weli Kantoresi yacu mu myaka 25 paruwasi imazeyo imaze 8, twavuze 2017 tubyarwa n'itorero Weli Kantoresi ya Butete, nayo wenda ishobora kuba yo izwi he. Rero mu muryango ugenda waguka muri diyosezi yacu, kugira ngo wenda usibye paruwasi imwe Weli Kantoresi itarageramo, ni imwe yonyine, ahandi hose umuryango warakwiye. Ubu rero ukuntu tubona ntabwo ari twe gusa, hari abari ku ishuri, hari abari ku ishuri segonderi, kaminuza, hari n'abandi wenda bafite imirimo, wenda bakura bakabona imirimo hirya batari hano, ariko twese uwo muryango mugari kimwe n'ababyeyi bacu kuko tuba dufitanye urunana, twese turabishimiye. Ndahamya ko buri mwana aragera mu rugo avuga ati radiyo Mariya yadusuye. Siko bimeze se? Araba ari mesaje nziza, kandi tubifuriza koko ubutumwa bwiza. Ndahamya ko atari ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma, turakomeza tuzagirana umubano wihariye ko mwabitubwiye. Tuzagera igihe tubitegure neza tujye gusura radiyo yacu. perezida kandi tuzabikora. Bizadusaba akanya ariko tuzabikora. Turabifuriza rero urugendo ruhire, ubutumwa bukomeze neza, natwe mukomeze kujya mudusabira, turandatane kugira ngo ingoma y'Imana yogere hose. Murakoze cyane. hari ubwo mwari mwasoza se murasi